mbazaniye izi mundu naje mbazaniye dore impundu ngo ziraburwa umungenge izi mundu naje mbazaniye zikisobe cy'imitima kandi zikisesa umubiri wose izi mundu naje mbazaniye baranyizihiye nyamibwa zanjye izi mundu naje mbazaniye turana yanga urugo ruvuga umugore ngo mu gitondo rwavuga umuhoro ngaba we mundanga imwe yanze kunywera mu migende yo kwa mpongo ngo inkongoro zo kwa muganga zirahavoma saza urebe ngabo yica abagoma ikaramya abagabo ikaremereza n'abare mu ruhimbi yari yanze kuryamira ikibero ngo bateyirebera ikibega igasangura yakuriza rukara rwikubise umutare mu itaba ry'umugongo umukabura acumuye yihawe na ruhezamihigo saza urebe umurera abana impunga hitica umugambi ndatirwa abahinzi warehe umujyana izi mundu naje mbazaniye izabyeyi b'impande zombi n'iz'abavandimwe b'abatashya izi mundu naje mbazaniye n'iz'abakunzi b'abakumbuye izi mundu naje mbazaniye izi mundu naje mbazaniye izi mundu naje mbazaniye izi mundu naje mbazaniye zaje mu duseke no mu dukangara izi mundu naje mbazaniye no mu dutembere no mu dukwago tumwe turaboshye utundi turasenze izi mundu naje mbazaniye twose turanoze n'utwabahanga izi mundu naje mbazaniye n'utwabahanga bo kubakunda. ijambo ry'ikaze DUHAMIC ADRI ijambo ry'uhagarariye abagenerwabikorwa donatigo abayitegura ijambo ry'umushyitsi mukuru ari we meya w'akarere ka Karongi hari gutombora inka ndetse n'amahamba twishimiye ko mwaje muri iki gikorwa cyo gutanga inka igikorwa cyiza twafatanyije n'umushinga wa DUHAMIC ADRI tukaba twagira ngo tubahe ikaze hano mu murenge wacu wa Gashari ndetse tubasabe twereke abashyitsi bari hano kugira ngo dukomeze n'igikorwa abagenerwabikorwa bacu nabo barushaho kubamenya neza ngo umwanya ni uwanyu. Murakoze exécutif wa DUHAMIC ADRI hari intumwa ya Rwanda honorable hari visi meya ushinzwe ubukungu mu karere ka Karongi hari uhagarariye inzego z'umutekano mu karere ka Karongi uhagarariye ingabo mu karere ka Karongi hari uhagarariye hari umukozi w'akarere ushinzwe umutekano n'imiyoborere myiza hari veterineri w'akarere hari umukozi wa DUHAMIC ADRI hari umuyobozi w'ingabo nawe uhagarariye pisi w'ingabo murakoze hari n'umukozi dukorana hano ku murenge nawe uhagarariye umutekano kugira ngo we muramuzi nkuko rero natangiye mbivuga bagira ngo tubahe ikaze dufatanyije na DUHAMIC ADRI mu by'ukuri uyu muryango wa DUHAMIC ADRI dufite icyizere hano muri Gashari kubera ko batangiye kuduha inka ndetse n'izindi gahunda baduteganyiriza
zifasha gahunda ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, gahunda ya gira inka. Inka 15 igiye guhabwa, igahabwa abagenerwabikorwa cyangwa se abaturage bacu batishoboye batoranijwe mu tugari dutatu, mu tugari kwa Rugobagoba, Musasa na Mwendo. Abagenerwabikorwa bakaba ariho baturuka, bakaba bari mu matsinda y'abantu 20 bazagenda baziturirana inka hagati yabo, ku buryo dufite icyizere ko inzara tugiye kwitsinda, kuko ziriya nka ejo twarazitegereje zikimara kuhagera twabonye zimwe zifite amezi makuru, ku buryo mu gihe gito zizaza zimaze kubyara bakaziturirana, kandi n'abana ntibongeye kurwara bwaki, bakitura bakagenda biturana. Murakoze. Aba rero nagira ngo nere gutinza amagambo, ahubwo mbahe umwanya ijambo ry'uhagarariye DUHAMIC ADRI kugira ngo atugezeho muri make tangiza icyo gikorwa iterambere. Muri DUHAMIC ADRI n'umushinga wishyira mu bikorwa, ariko amafaranga aturuka muri Global Fund n'amafaranga y'igihugu. Igihugu muri make gitera inkunga n'imiryango idaharanira inyungu nka DUHAMIC ADRI kugira ngo dushyire mu bikorwa imishinga nk'iyi. Hano rero muri Karongi dukora mu mirenge 5, tugakora ibikorwa byo guteza imbere ubworozi, dutanga igikorwa cya mbere gikomeye cy'uyu munsi, dutanga inka. Akaba muri ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya SIDA, hari ibikorwa byo gutuma abagenerwabikorwa bikorera imishinga ibyara inyungu. Igikorwa kandi kikaba kizamara imyaka 3, ndetse hakaba hari n'ubushobozi bw'uko iki gikorwa cyanakomeza no mu myaka ikurikiye. Uyu munsi rero igikorwa cyatuzanye cyo gutanga inka, turavuga amagambo make magufi. Nagira ngo koordinateri w'uyu mushinga muri Karongi Jean Pierre ahaguruka avuga muri make ibikorwa DUHAMIC ADRI gukora muri aka karere, hanyuma n'imishinga n'iyi gahunda yo gutanga inka imeze ite, n'inka zingahe mu mirenge ingahe. Nta nicyo cyane teze kuri 5. Ubundi ndagira ngo mbibutse gatoya, ni umwe mu mishinga DUHAMIC ADRI isanzwe ikora, ishyira mu bikorwa mu cyaro uko ijambo ryayo ribisobanura. Akaba rero umushinga ufashwa na Global Fund, uterwa inkunga na Global Fund. Tukaba dukora muri iyi mirenge 5 harimo Gashari, Gitesi, Ubuga, Gishyita ndetse na Twumba. Muri iyo mirenge 5 turimo gukoreramo, kandi ku bw'iyo nkunga ya Global Fund muri uwo mushinga, tugamije cyane gufasha abantu batishoboye, ariko cyane harimo n'abantu babana n'ubwandu bwa SIDA. Muri ibyo bikorwa rero iby'ingenzi navuga muri iyi myaka 3, tuvuga yuko twatangiye muri 2010-2011, hakaza mwaka wa 2011-2012 ndetse na 2012 na 2013. Twawutangiye rero gushyira mu bikorwa inaha muri Karongi guhera mu kwezi kwa 5 umwaka ushize. Tukaba mu kwezi kwa 6 aribwo twavuga ko imirimo yari yatangiye. Muri iyi mirenge rero 5 n'umurenge wa Gashari, ibikorwa by'ingenzi bihari biteganyijwe bikaba birimo gukorana n'aba bantu batishoboye, harimo n'abana n'ubwandu bwa SIDA, kubafasha kugira ngo bikorere imishinga ibabyarira inyungu. Hakabamo rero n'igikorwa kigendanye no kubahugura ndetse no kubakangurira kurwanya icyorezo cya SIDA, harimo ndetse no kuboneza imbyaro. Hakabamo n'ikindi gikorwa tutakwibagirwa, wenda turimo kugenda dukangurirwa muri gahunda n'ubundi ya leta isanzwe iriho yo kugira ngo abagabo babashe gukora ibyo twita ngo ni circoncision, cyangwa se bamwe bakabyita ngo no kwisiramuza, abandi bakabyita kwikebesha. Ngibyo rero ibikorwa by'ingenzi dufite. Iki gikorwa twajemo uyu munsi kikaba ari igikorwa muri bya bindi birebana no gufasha abagenerwabikorwa kugira ngo babashe kubona imishinga ibabyarira inyungu. Nkuko babivuze, twabafashije kugira ngo bishyire hamwe abo batishoboye, kandi twafatanyije n'ubuyobozi kugira ngo tumenye ba bantu batishoboye n'abahe bo mu cyiciro cya 2, bakagerageza abantu 20 kwitoramo
abo 20 bakaba bakoze koperative yabo. Iyo koperative yabo rero niyo tuza tugashyikiriza ibikorwa nk'ibi byo kubafasha kugira ngo biteze imbere no mu kagari kabo. Ukuvuga ngo muri uyu murenge wa Gashari hari utugari 3 twafashe kandi tuduhawe n'ubuyobozi barebeye kuri za ngamba z'uko wenda ari abantu bakennye batishoboye kurusha abandi, harimo n'ababandi babana mu Rwanda twese. Utugari 3 rero tukaba ari utudukurikira, hari Mwendo, Musasa ndetse na Rugobago. Birumvikana ko buri kagari gafite katoranyije abantu 20 nibo twashyize mu makoperative, akaba ari amakoperative 3 uyu munsi, kandi ayo makoperative 3 akaba agizwe n'abantu 20 bumva ko ari abantu bagera muri 60. Biteganyijwe rero yuko buri koperative umushinga wabo wo kwiteza imbere twagendanye na gahunda isanzwe ya Girinka, twabonyemo akamaro gakomeye cyane, aho umuntu ashobora gutunga inka ejo akazayibyaza umusaruro, ntabe amata gusa cyangwa se inyama, ahubwo hakazaboneka n'umusaruro w'ubuhinzi, cyane cyane nk'uko bigaragara ko ari bimwe mu bikorwa dukora cyane. Bityo rero inka twageneye buri koperative ni inka zigera muri 5. Bivuze yuko rero aya makoperative 3 yo muri Gashari hari inka twabageneye zigera muri 15 arizo mwabonye aha ngaha, kandi izi nka zose zikaba zihaka kuko muri gahunda twahaye rwiyemezamirimo no mu gitabo cy'ipiganwa byari biteganyijwe yuko izi nka zigomba guhabwa abagenerwabikorwa ariko ari inka. Bivuze ko rero nk'uko byavuzwe nta nka iri muri izi ngizi idahaka, kandi twiteguye yuko bose ejo cyangwa ejo bundi abagenerwabikorwa bazaba bategekwa. Muri rusange rero navuze Gashari cyane kubera ko ariho turi, naho dutangije kino gikorwa, ariko muri iyi mirenge uko ari 5 dufitemo abagenerwabikorwa 301. Bivuze yuko ari amakoperative agera muri 15 tuzashyikiriza n'ibintu 25. Ariko ku kindi cyiciro cya kabiri kizageza mu kwezi kwa 6 tuzatanga izindi nka 75 ku yandi makoperative tuzaba twabashije gufatanya n'ubuyobozi kugira ngo dushyireho twubake. Byumvikana ko muri rusange zizaba ari inka zigera mu 150. Iki rero ni igikorwa cy'ikubitiro dutangiriyeho muri uyu murenge wa Gashari, ariko ibi bikorwa bisa gutya bikaza bikuzakorwa mu yindi mirenge, nabo tukazagena indi minsi tuzagenda tubishyikiriza. Nk'uko uyu munsi dutangire muri Gashari, nyuma ya saa 6 turaba turi Gitesi. Nkaba rero mu by'ukuri ibikorwa duteganya gukora ari ibyo ngibyo nk'uko bari babinsabye kubisobanura. Tukaba tubashimiye uruhare ubuyobozi butagira kugira ngo bashe kuduteza imbere, tubashe gukora ibikorwa nk'ibi ngibi. Murakoze murakara. Yarakoze Jean Pierre, bagira ngo twumve ijambo ry'uhagarariye abagenerwabikorwa ariwe Nsabimana Donat. Nyakubahwa Visi Meya mushinzwe ubukungu wungirije, Nyakubahwa veterineri w'akarere ka Karongi, Nyakubahwa mukuriye ingabo ku karere ka Karongi ndetse n'abakuriye ingabo ku murenge wa Gashari, Bwana Munyamabanga Nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashari, Bwana Sekreteri wa DUHAMIC ADRI, Bwana ushinzwe DUHAMIC ADRI mu karere ka Karongi, inzego zigiye zitandukanye muri hano uko zikurikirana. Mwese twebwe abagenerwabikorwa ba Gashari turabakiriye n'amashyi n'impundu, twishimira imiyoborere myiza dukesha Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi tubigaragaza mu mpundu n'amashyi menshi. Iki gikorwa ni cyiza cyane, tukimara kucyumva twarishimye cyane. Twebwe nk'abagenerwabikorwa twatangiye kubyibuha n'abana bacu tutarabasha ndetse no kugishyikira. Akaba ariyo mpamvu ibyishimo byacu byuzuye ku munwa, ariko biri no mu bikorwa. Ubwo twabashaga no kubona izi nka nziza cyane tutarabasha no kugira no gutunga, yewe n'abaturage nibabasha kuzibona ndetse nuko tugiye, biratuma habasha kuboneka uburyo abantu babasha gukangukira amakoperative. Uraba ari umusaruro munini cyane kugira ngo nabo bishyira hamwe bamenye kubyaza inyungu buri kintu, bishyira hamwe kugira ngo biteze imbere. Impamvu rero yari ya mbere nyamukuru kwari ugushimira imiyoborere myiza dukesha akarere ka Karongi, imiyoborere myiza dukesha Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu rwego rw'igihugu,
kandi tutibagiwe n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko twahagurutse kugira ngo muri iyi manda dufashe nyakubahwa perezida wa repubulika kubishyira mu bikorwa kugira ngo tugire aho twivana n'aho twigeza tudashabirije, ahubwo igihugu cyacu twese tukacyubaka kugira ngo ejo hazaza mu bindi bihugu by'amahanga natwe tuzabe turi ibihangange. Turabashimye ibyiza mudukorera, natwe tugiye gufatanya namwe kandi turusheho gutera imbere. Imana ibahe umugisha. Donate bagira ngo nirwo bikorwa ijambo tugiye kubabwira numva twanarihinira mu kintu kimwe gusa, no twishimira igikorwa nk'iki ngiki, igikorwa cy'iterambere, igikorwa cyiza kibi gisubizo cy'ibibazo byacu, kandi igikorwa cyo kivuye mu bufatanyabikorwa bw'impande zitandukanye ziba zigamije gushyira hamwe kugira ngo muri uko gutahiriza umugozi umwe zibonere igisubizo kuko abaturage dushinzwe kuyobora. Ndagira ngo rero mu izina ryanjye bwite n'iryabo turi kumwe n'iry'ubuyobozi bw'akarere dushimire uyu muryango DUHAMIC ADRI kuri iki gikorwa cyiza. Iyo tuvuga ubufatanyabikorwa cyangwa abafatanyabikorwa ni uko tugomba kubyumva, ntabwo bigombye kuba ku izina gusa. Umuryango nk'uyu tuvuga ngo ukora mu karere kacu bagombye kuba hari inyongeragaciro uhazana ku birebana n'ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage dushinzwe kuyobora no kureberera mu iterambere ryabo. Ndabashimira rero ko bajyanye n'icyerekezo akarere gafite n'icyerekezo duhabwa n'umukuru w'igihugu cyacu cyuko abanyarwanda twese tudategereje kwimuhana ari twebwe igisubizo cy'ibibazo byacu. Urugero ni ubu ngubu rufatika, kandi ndabashimira ko muri ubwo bufatanyabikorwa muri iyo mikoranire n'ibyo twumvikanye koko bumvise ijwi ryacu, bumva aho dukeneye ubufasha. Kuko baza kunganira akarere, niba baje kunganira akarere kabashyikiriza icyo tubona nk'ikibazo twifuza ko badufasha bakaduteringa mu bitugu kugira ngo dufatanye dukemure ikibazo kiba gihari. Iyi gahunda rero nk'uko mugenzi wanyu amaze kubivuga, ibikorwa nk'ibi ngibi turabikomora ku murongo mwiza, ku cyerekezo cyiza dufite muri iki gihugu cyacu dukesha nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda cyo kubakura mu bukene, kubakura mu bibazo, kwibonera ibisubizo. Inka imwe muri gahunda ziri muri cyerekezo cy'umukuru w'igihugu cyacu, ushobora no kugenda mukareba ntimubisange n'ahandi, binabagaragariza wa mutima w'urukundo ubuyobozi bufitiye abaturage, ni ukureba igikorwa kigira ingaruka nziza ku buzima bw'umuturage mu rwego rwo kubihindura, bufite aho bukura bwa buzima bw'umuturage hatameze neza, bifite aho bimwerekeza heza mu mibereho myiza, mu iterambere rirambye. Inka yabonetse yagaragaye nk'ikintu gifasha mu kwihuta mu guhindura iyo mibereho birebana n'ubuzima bw'umunyarwanda. Inka babahaye nanashimira ko bazibahaye nk'amakoperative, umuntu atabanye mwigendaho mureba nk'abafatanyije kugira ngo mushyire imbaraga zanyu hamwe bityo mushobore kwihuta. Inka ifite agaciro gakomeye cyane. Iyi nka mubonye iraza gutuma mutera ubwatsi, uretse ko n'ubundi nizera ko mu kubatoranya umuntu aba ufite. Iyo uteye ubwatsi, igikorwa cya mbere uba urwanyije isuri, sibyo? Urebye mu murima harwanyije isuri ntabwo uhita ubona n'inka, ariko ubwo niho bivuye. Iyo umaze kurwanya isuri wari ufite ikibazo cy'aho murima wawe utera nta fumbire wabonaga, inka iguha ifumbire ishyize muri wa murima uteraga, wari warwumutse, urengera usubiye uzamuye umusaruro. Ibyo si ni inyungu ya kabiri. Iyo nka yaguhaye ifumbire irabyaye, ni amahirwe, ni ikintu cyiza. Tubashimira kuba mwarahisemo inka nziza nk'izi ngizi
mugahitamo inka zihaka ubu babahaye inka 30 ntabwo ari 15 sibyo inka 30 ubu ejo izabyara ntibyara abana banywa amata bariya tubavuga ngo n'abana ariko se mwebwe abagwa nabi urya tubavuga ngo reka ngo njye kugura umwana akaboga ngo reka umwana ngo amata ariko umusaza ari umukecuru n'abasomaho bigatuma mudasaza mwisubira mukongera mukagarura ubuzima umwana akagira ya mirire myiza twavuga ko afite amata afite intungamubiri mukanywa amata bikazamura ya mirire ubuzima bukagenda neza ndetse mugasagura n'amasoko mukagurisha n'ayo mata mukabona kashi mukabona amafaranga umwana wawe undi wariye neza ugashobora kumurihira akajya mu ishuri urumva kunka ibintu iyo shene yose y'ibintu by'inyungu bikomokaho kandi ubwo ngubwo ni kugenda yunguka umuntu yabyaye ejo uzongera ibyare ejo bundi uzongera ibyare izo yabyaye nazo zaba zabyaye bityo bene uruhererekane namwe mugende mufasha bagenzi banyu kuva mu bibazo ni ikintu gikomeye cyane rero ako gaciro mugomba kwazirikana iyo shene y'ibyiza mugiye kugezwaho n'iyi mpano y'inka hano y'umukuru w'igihugu cyacu iciye muri ubufatanyabikorwa turimo mugomba kwifata neza nutayifata neza izapfa nipfa uzahomba kandi uretse n'inka nawe wifashe nawe urapfa nubwo n'ubundi twese tuzapfa ariko nta mpamvu yo kurwikurura igihe kitaragera sibyo mugomba kwifata neza mukayifata neza mukayimenyera ubwatsi mukayimenyera imiti igihe biri ngombwa ba veterineri barahari veterineri w'akarere veterineri w'umurenge yahagaze kugira ngo tubivuge abyumva neza aba bantu mugomba kubaha si bo bonyine n'abandi muri gahunda bahaye inka mugomba kuba hafi mukabikurikirana aba bantu bahaye inka bakeneye ubujyanama inka nk'izi ngizi ntabwo tuvugisha uko ntabwo tuzimenyereye mu myororere yacu ni n'uburyo bwo guhindura amateka yacu inka z'amahembe gusa tukajya mu nka zitanga umusaruro veterineri rero nawe nitwumva ko hari inka yagize ikibazo ariho ushinzwe kuzibe hafi no kujya inama mugaba uzabu utateye igihango zimwe duhana n'abagenerwa muzifate neza rero mukomeze mukore muri ubwo buryo koperative zitari kwizina gusa kwishyira hamwe koperative itari ya perezida ugenda hariya ejo nkamuha ukazango yagurishije ngo ni perezida visi perezida sekreteri ni abakozi banyu urumva simwe mubashyiraho natangira gutamba amatandukira inzira mukure mu nzira mu muryozi sibyo ndavuga ngo ni perezida wa koperative ni umugaragu w'abamambari ba koperative yeta abakorera akazi ko agomba gukora arabibazwa yashatse kwireba ntareba abanyamuryango arabibazwa kandi izi nzego za hano zose kuva ku kagari ku mudugudu ubuyobozi bwose nabwo buhanzisha kugira ngo birebe niba bukomeze baherekeze muri icyo gikorwa ejo hatagira icyatuzana igihumbi bitari ngombwa ndabashimiye rero banyakubahwa muhagarariye DUHAMIC ADRI ndabashimiye mwebwe bagenerwabikorwa b'aya makoperative ndizera yuko mu gihe nk'icy'umwaka umwe cyangwa ibiri mutakwiye kongera mubaza ngo DUHAMIC ADRI iri hehe ahubwo mukwiye kuyihamagara natwe mukaduhamagara mutubwira muti kuri bya byiza mwaduhaye nimuze mutubere ko natwe tutireba gusa ahubwo muze muri bagenzi bacu nabo indi koperative twashinze cyangwa niba koperative nayo duhaye umurage mwiza mwaduhaye twese tukazamukira rimwe tugatera imbere sibyo iki ni igihango mugiranye n'igihugu cyose namwe ubwanyu uretse kabutindi yateye ubundi igihango gitateye kiraguhitana namwe rero nabatongera mbabwira ngo uzatatira iki gihango ntabwo mvuze ngo kizabahitane ariko ingaruka zo gutatira igihango bizamugereho sibyo ariko si byiza ni byiza ko twishimira ibintu nk'ibi ngibi ejo natwe tukabizi kuri bagenzi bacu ejo tukavuga ngo cyagiye twari twicaye mu birambo dore ubukire mfite mbukura kuri urya munsi narihebye ejo bundi turi ngororero hari umuntu watanze ubuhamya nyakubahwa perezida wa repubulika amuhaye inka avuga ati nagiye i Bugande mpiga inka sinayibona
ngi Kigali mpiga inka sinayibona ngi Rubavu nyihiga sinayibona noneho naricaye ndiheba kuko ntashobora kubona inka abandimwe hari aho mwabibonye no muri amateka y'isi cyangwa aho mwavutse n'abakuru murimo cyangwa mwabaza hari aho mwabonye umuntu aguhamagara utamutuye inzoga utayikoreye utabyose ahubwo ati ngwino ushorere inka y'inzungu hari aho mwabibona muhambye iyi nka mwigeze muyisaba hari ikiguzi kindi mwatanze ubu ntimubona uko kw'Imana umugisha wayo uje ukakurambikaho ngo ngwino nko gutoranya Imana ikagutoranya ngo ngwino ngo ukize inka imeze n'iy'amahembe aho niyo kubwira n'ingo zamuha itungo ntiyarivuga atora inzoga umutwe urashya ari inkoko uko aje atari ko kutambwira ati nzakubwira ubutaha uzongera uzanye ku munsi wa nyuma muri Rurembo barimo bayirukanka nabashaka kwifata imvura mu gihe inkoko muzirebe sibyo ikintu gikomeye cyane rimwe na rimwe ibi ntabwo ari byandi bivuga ngo ibyo by'ubusa bitera ubugo ntabwo ari byandi by'ubusa ni byiza biri muri gahunda y'igihugu gifite ubuyobozi ukunda abaturage ufite gahunda abaturage ntaho biba niba ari inshuti yawe guhahira yiturira ubu hari nabo baza bakazanga ati icyanteze ndakizi umutwe uzapyoka atarambwira ijambo reka nyireke ariko barahamagaye ngo shyira hamwe nimuze mufate inka z'inzungu mujye kuzora utakizirikana rero ntabwo yapfana igihugu yakwipfana ubwe yaba afite ikibazo kabisa yaba afite ikibazo rwose rero ndizera ko ibi byiza bizatwungura ibyiza birenzeho nahoze mbwira uhagarariye DUHAMIC ADRI nawe rwose turabashimiye cyane iki gikorwa ni cyiza abafatanyabikorwa beza muri iyi gahunda hajyana kugera mu kwa gatandatu tubonye 150 ngiye kugera mu kwa gatandatu rwose ndagira ngo muri ingengo y'imari tugiye gutegura 2012-2013 tukubitaho nk'izindi nka 300 tuzazakirane ibyishimo bikomeye byose birashoboka hari ubushake sibyo ntabwo ubwo tubyemeje ariko ni igitekerezo ubwo baragenda bakirebeho mu bushoboka hanyuma n'abagenzi banyu nabo bibagireho sibyo murakoze rero bifurije gutunga no gutunganirwa kandi namwe mbifurije gukomeza kugira aho mukura musubiza bimwe muduhaye kugira ngo mubone n'ibyo mukomeza kugeza kuri benshi bashoboka Imana bamuye arakoze umuyobozi w'akarere ka Karongi ku ijambo ryiza tugejejeho ubu hakurikiyeho igikorwa cyo gutombora inka veterineri uzane za mpapuro kugira ngo icyo tugiye gukora tuba tunaga hejuru abari butomberwa baratombora ariko icyo nabanza kubabwira ni uko kigera hano wandukuye amaherena hari iherena twasanze yasubiyemo tubibonye nyuma ariko dushyizeho ko ari resite uri kuvuga ngo uraza kubitombora ngo turabarura inka zose nubwo iryo tutanditseho ngo niba uraza gufata ibyo ubwo nawe uratomboye n'ikindi ikaraga cyane rwose ushaka kurusiga kari hafi amufata tubiri ikamwe gusa nabafata tubiri batamo nk'abantu batatu icyo tugiye gukora rero reka dufatemo abantu muzari mutibane ntabwo nayimenye nyuma y'umutugumanuka undi ninde bavuze babiri wewe waje utura
wayibonye muzageze hano ngwino nkwereke ko tugiye kuzana nk'abo bantu bandi batatu muzageze hano hino tuse nk'abazerekana gutya ibintu mabisiga abantu batatu batomeye bari he ni inkari muzageze hino zijyamo mutazi dufate ikunde hano rwose mwegere tumugabire iyo ari yo yose nta kibazo iyi iri ku ruhande ureba yuko usa nk'uyifashe inshuro zemeza mugarwa mu nziza mugabo zigomba zijya umugambo rwajya mu ijambo waruganga urugomba mpirwa impunga yumvise inkuru zo kunkiko ishongora nk'abareba n'inyange kwa ntiganya n'icyo munyanya mu ijambo nyamwijambo waruganga urugomba mpirwa impunga ushoboye yumvise inkuru zo kunkiko ishongora nk'abareba n'inzira ngo njye kwamuzi bahariya rushimangira mu bimbi bidendeze yatsigana n'ibindi kamwami wose mukanyaza iby'ukuru no guhembura abana baba barazingamye kandi twongeye gushimira n'abayobozi badukoreye iyi gahunda muri uru rwego. Ahasigaye natwe icyo tugiye kugenda dukora ni ukuvuga ko tugiye gushima dushakisha umusaruro muri izi mbyeyi muduhaye, murakabaho murakaramba. dore ruti rucira abagabo inkambi nkuba zihindira mu ijuru rya Kamonyi yanze ibigugura birwanira ingoma bitazi hanze hanga batarama batongana ikunda batarama bakundana kuna batarama bakundana batangana inka nk'uko mwabibonye yamugore mwiza ntukarara umugabo mugore mwiza ntukarara umugabo urira ibwingi ntugacubangane wanjye ari yaravutse imvura iragwa yatamuwe inzu izuba ziratangaza araryamye inkike yapfuye haruguru umwezi uratangaza yitwa uruharamazi nirundi mugabo rwa mugabo zigomba igitera muri iyo rugomba mpinurwa mpiriwe ntigira impumu ntigira n'imirita tumwana azaguhamagara iyo mugabo ituma ziri mu rugambi ya ruzimiza mugarwa mu nziza n'umusengo w'umusenene imisaya yazitwaye ingamira kubera ubwiza bwayo bantu murakagira imana murakagira abana murakagira n'amata yo kubaha DUHAMIC ADRI waye Gashari waye Karongi waye umuyobozi iki ni igikorwa twishimira cyane mu bufatanye hagati y'akarere ka Karongi n'umushinga DUHAMIC ADRI kigendanye mu by'ukuri no kudufasha gukemura ibibazo by'abaturage bacu muri cyane cyane badufasha muri gahunda ya Girinka. Ni inka 75 bagiye gutanga, tumaze gutangaho inka 15 bagiye igitesi none bamunye igitesi no batanga 15 ndetse bitanizwe kwa 6 tumaze gutanga inka zigera kuri 150 dufashijwe mu n'uyu mushinga. Ni inka nziza, inka za kizungu, inka duha abaturage bacu, kandi noneho ikiza kirimo nuko tuzibaha mu rwego rw'amakoperative. Bishyize hamwe koperative y'abantu 20 bagahabwa inka zigera kuri 3, hanyuma bakazorora zikagenda zibabyara umusaruro nka koperative bakiteza imbere. Ikindi kiza nuko izi nka zose ko mwazibonye ni inka zihaka mu gihe kito zara zibyaye. Inka rero ifasha mu bintu bitandukanye, bimwe no kuzamura ubuzima bw'umuturage. Hari bwa bwatsi atera akarwanya isuri, hari yafumbira ijya mu murima bikazamura umusaruro, hari ya mata yabonetse akarwanya imirire mibi
ndetse akaba yajya no ku isoko kugira ngo abone n'amafaranga, ndetse ikagenda inabyara yashobora koroza abandi cyangwa se nawe yakomeza kugwiza umubare w'inka zikomeza kumuzamura mu mibereho myiza. Ni ubufatanye rero twishimira kandi nicyo twifuza ku bafatanyabikorwa bacu kudufasha aho koko dufite ibibazo mu rwego rwo gukemura ibibazo. Ni muri urwo rwego rero uyu muryango dufatanya kandi dukorana neza, kandi n'abandi ni muri ubwo buryo turashaka ko abantu bose baza binjira muri za priorite z'akarere kugira ngo turwanye ikibazo cy'ubukene mu baturage bacu. Mu rwego rw'akarere muri iyi gahunda ya gira inka tumaze gutanga inka hafi 3,000 kandi turacyakomeza. Muzi ko hari n'igitaramo duherutse gukoresha tubona izindi nka zigera kuri 83 ndetse na miliyoni hafi 30. Izo nazo tuziye kuziguramo izo nka tuziha abaturage. Hari n'izindi minagri twemereye zirimo zitangwa. Bese mu by'ukuri turi kureba hirya no hino aho dushoboye kubona imbaraga zose tukazungikanya kugira ngo iyi gahunda twabonye ko irimo byihutisha iterambere ry'umuturage tuyishyiremo imbaraga zidasanzwe, inka zigera kuri benshi zishoboka abaturage bacu bakiri. Iyi gahunda yo gutanga inka iri muri projet DUHAMIC ADRI ishyizwamo na Global Fund. Muzi ko Global Fund ari ikigo cya leta gitera inkunga igihugu mu iterambere. Muri uyu mushinga rero dufite muri kano karere ka Karongi harimo gahunda yo gutanga inka, hakaba harimo gahunda yo gufasha amakoperative kwikorera imishinga yabyara inyungu, hakabamo gahunda yo kurwanya SIDA ndetse n'aya gahunda yo kuringaniza imbyaro. Imwe muri gahunda dufite rero iremereye ni iyi yo gutanga inka. Muzi ko inka zifite akamaro mu iterambere, ari ukugira ngo abaturage babone amata, ari ukugira ngo babone ifumbire, bityo ikaba ifite n'uruhare mu kugira ngo bahinge beze basarure biturutse kuri iyo fumbire. Ubwo rero turatangiye gutanga inka zigeze kuri 150 muri kano karere mu kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Uyu munsi muri uno murenge wa Gashari turatanga inka 15, hakaba hari n'izindi 15 zigomba gutangwa mu murenge wa Gitesi. Kugira ngo dutange zino nka twakurikije inzego zitandukanye z'abafatanyabikorwa, dufatanyije n'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge. Twatoranyije abaturage bakennye bashobora korora izi nka. Ikindi abaturage tukaba twarabasabye gutera ubwatsi ndetse no kugira ikiraro bororeramo zino nka. Ibyo ngibyo twagiye duheraho ngira ngo bano bamaze gutombora kuko mubabonye barugomba kwerekana ubwatsi bakerekana n'ibiraro byo kororeramo izo nka. Kugira ngo umushinga ugende neza kuko mubibona twatoranyije inka zimeze neza za kijyambere kandi zinahaka. Ubwo turabasaba kuzitaho, turabasaba kuzirinda indwara, turabasaba kuzigaburira neza bakazihingira ubwatsi. Niba babonye ko inka irwaye yegere veterineri w'umurenge, yegere veterineri w'akarere babafashe kuvura izo nka, ari ukuzitera umuti, ariko cyane cyane bazihingira ubwatsi bazigaburire neza kugira ngo zizatange umukamo bityo zizabateza imbere. Tewe nitwa Adera Mukabutera, utuye mu kagari ka Rugobagoba, umurenge wa Gashari. Ibyishimo mfite ni uko abaterampunga batugiriye neza bakaba baduhaye inka ngo twivane mu bukene n'abana bivane mu bwigunge, banywa amata kandi tuzoroze n'abandi. Ubwo rero tukaba dushimira Perezida wa Repubulika n'abandi bari muri izi nzego bari hano baduhaye izi nka zo korora ngo twivane mu bukene. Tukaba tubashimiye, dushima n'Imana, dushima na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze. Jewe nitwa Nzirabatinyi Nasani, utuye mu kagari ka Mwendo mu murenge wa Gashari. Nkaba mfite ibyishimo cyane ku bw'inka mbonye, nkaba nanjye mfite imigambi yo kuyifata neza, nyishakira ubwatsi ndetse nyiha n'amazi, nkayigezaho imiti yibanze nibashisha veterineri hafi aho ngaho,
kugira ngo abashe kuduha neza inama twabasha kororamo inka kugira ngo izabashe kororoka igere no kuri bagenzi banjye dufatanyije. Mundanga imwe yanze kunywera mu migende yo kwa Mpongo ngo inkongoro zo kwa muganga zirahava. Sazurebe ngabo yica abagoma ikaramya abagabo ikaremereza n'abare mu ruhimbi yanze kuryamira ikibero ngo bateyirebera ikibega igasangura. Nyakuriza rukara rwikubise umutare mu itaba ry'umugongo umukabura cumuye yihawe na ruhezamihigo. Sazurebe umurera abana impunga hitica umugambi ndatirwa abahinzi warehe umujyanama n'inka ya namba. Inyenyeri yarubona urwangu ndimo yamurikiye abakamyi n'abakamisha bakamahodo ntibayihwezana ngabo. Indende itemisizi igahanura ijura baragijana ntibaryijanda dore ingeri yanze uvugavugana murima. Abakobwa bahiye sharara na runya ntimuca rwego na rwiyamirije bundi rumenera ngabizahemba. Sazurebe nsindagiza uwambaye shinga intege abatabizi basindagiza amagambo nzidukira umuhira abahinzi bahingutse. Muhaye we nkunda amagaje imfizi nkunda rusengwa mugore ntukarara umugabo mfizi ntukarara isumba mushumba ntukarara umuhanda. Dore rubibi rubereye ibirori intore zibereye guhamiriza mudahamagaza impamvu ingoma nziza bayihamagaje umuniki idura ivugije remeye amihingo ngo ibitugu n'iby'insenga mihingo. Imatabuga imwe yanze gukuka ku manywa y'uruhanga abagabo ngo abakecuru bo mu bireka batayireba mwica bigasangura. Sazurebe indangamirwa y'abaganwa baganda zikukanya amagana abagabo bayivuganira ibigwi n'umubera birori. Ngabo yica abagoma ikaramya abagabo ikaremereza n'abare mu ruhimbi. Darutiye igira amabera atunga abashumba kwishyamba abagore basiganye kugemura. Mugore mwiza ntukarara umugabo mfizi ntukarara isumba mushumba ntukarara inkongoro mukobwa nawe ntuzihe birembo rizagobora. Ruvuru wivugiye ku muvumba ruvuze ibyara imivandi nkurikirane za Rwanda muragakura. Dore umujyanama n'inka ya namba umugenda rihumbye bwira rigahundagara yayikajaje inkokora.